Muraho neza nanone bakunzi ba L55 TV show, twongeye kugaruka kubagezaho ya inkuru ya mama. Muribuka neza ko aho twasoreje ubwashize wa mukobwa wacu Jane wari uri mu bitaro yarafashe umwanzuro ko inda agomba kuyikuramo byanga binoga. Isi byagenze bite? Reka dutangire tunakomeza kugira ngo mukomeze muryoherwe n'inkuru yacu. Ubwo rero twatangiriye kwa muganga nk'ibisanzwe, twatangiye Jane akiri kuvuga ati ngewe byanga binoga uko byagenda kose ino nda ndayivanamo, nta nubwo mbyumva, nta nubwo nyine ameze nk'umuntu wavangiye. Aravuga ati mane yanjye ndayivanamo byanga binoga, nta n'ikintu nkakora, sinzi ukuntu mwabigenza, atari ko njye ntabwo natunga, njyewe njye gutunga inda y'umuntu wamfashe ku ngufu, njye gutunga umwana w'umuntu wamfashe ku ngufu. Ati ntabwo ibi bishoboka, ntabwo byakunda, ntibibaho, ntabwo bishoboka, nta nubwo nanabyumva, nta nubwo nkeneye no kubyumva. Ariko ababyeyi baramubwira ati gerageza utuze, gerageza ubashe kumva nyine umuntu waguhemukiye ni umugabo waguhemukiye akagutera iyo nda, n'uwo mugabo waguhemukiye ntabwo uwo mwana ari we waguhemukiye. Umwana arazira ubusa kandi uwo mwana ni umwana wawe, ariko uwo mwana ni umwana wanjye, ariko ni n'umwana w'umuntu wamfashe ku ngufu, ni n'umwana w'umuntu wamuhohoteye. Ese ubwo ngiye nakwiyakira nte ndi kumva ko nyine umwana mu gihe cyose nzaba mbona umwana nzajya nibuka ko se nyine yamfashe ku ngufu, nzajya nibuka ibihe bibi naciyemo, byose naciyemo ko ari we abo bimfata, ubwo nyine watumye ubuzima bwanjye bwangirika. Dore ibintu byari bimeze neza, dore nari nifitiye umwanya wo kuvuga ngo ubuzima bwanjye bugiye kuba bwiza. Numvaga ibintu byose bigiye kugenda neza, bigiye gutungana, nkumva ko nyine ibintu bibi naciyemo byose bigiye kurangira. Icyo gihe numvaga mfite ubuzima, ngiye gutangira ubuzima bwiza. Numvaga ubuzima nabayemo ntababyeyi, mpangayitse, nirirwa mbyina mu kabari, ndi mu bantu bose bambonamo nk'indaya, nyine buri wese amvugaho uko yishakiye. Numvaga ibyo byose ngiye kubirenga, numvaga ibyo byose numvaga nyine ubuzima bwanjye bugiye guhinduka. Ariko reba hondi, nta kintu cyahindutseho na gato, ahubwo bwabaye bubi kurushaho. Nisanze ahubwo ndi kwa muganga, aho kuba narisanze mu bintu byanjye, nkisanga muri club yanjye nanjye gufungura, nkisanga nanjye ibintu byanjye byagiye ku murongo, ahubwo nasanze ibintu byanjye aribwo byangiritse. Nongeye gukanguka, ubuzima bwanjye bwarangiritse. None murambwira ngo none uretse no kwangirika hajemo n'ikibazo cy'umwana, byibura yiba baramfashe ku ngufu gusa, wenda ibyo ngibyo byaraga, ariko none hajemo n'umwana. Umwana buri gihe rero igihe cyose nazajya mubonera yazajya tuma nyine umufata nabi, nyine nkavuga ngo n'ubundi n'umwana wavuye nyine waje mu buryo butunguranye, waje nyine umuntu yamfashe ku ngufu. Ati rero ntabwo nshaka kuzabihora umwana wanjye, ikiza nuko inda nayikuramo, aho kugira ngo agahinda kanjye, aho gahinda k'umuntu nyine nterwa n'umuntu wamfashe ku ngufu, nzagatura umwana nabyaye. Oya, ntabwo ibyo bishoboka, ntabwo ibindi no kubyumva. Ino nda ngomba kuyivanamo uko byagenda kose, ngomba kuyikuramo. Ariko ubwo muribuka ko aho ngaho hari mama wa Jane wa Nsabi, ndetse hakabona mama wa Nyambo. Baramubwira ati rero umukobwa, rero reka tukubwire, twe twabonye byinshi. Ndetse na mama wa Nyambo yaramubwiye ati rero ngereka nkubwire, wenda ntabwo tuziranye cyane, ariko niba hari ikintu cya mbere kibabaza, niba hari ikintu cya mbere niko utazigera ukora, utanakora, utazanatekereza no gukora, ni iryo kuba wahemukira umwana wawe. Kuko ubu ngubu aka kanya uri kumva nyine uri muri kondisiyo nyine wenda itakwemerera kuba umwana wawe wamufata cyangwa se wamugumana. Atariko iyo kondisiyo umunsi wagiye ukagera hirya, noneho ku buryo uzagera muri cya gihe ya kondisiyo nyine utazibuka, nyine warenze kino cyiciro urimo, warenze kino gihe cy'akababaro, umunsi warenze kino gihe nyine umva ko ari icy'akababaro kuri wowe. Ati wenda aka kanya hashobora kuza hakabaho ibintu bidenze bikomeye, bituma nyine wumva umwana wawe, bituma nk'uko nguko uri gutekereza, ukumva umwana wawe azakwibutsa ibintu byinshi, azakwibutsa ko papa we yagufashe ku ngufu, akwibutse ko nyine umwana yavutse nyine bidakwiye, akwibutsa ibihe byiza binako bibi wabayemo. Ariko nanone
uyu mwana none mubaye muri kumwe, hari igihe none azaba ari we muntu wa mbere wigeze ukunda mu buzima bwawe. Uri kuvuga ko nta muryango ugira, nta muryango pe, nta muryango. Uyu mwana rero niwe muryango wawe, uyu mwana niwe byose byawe, uyu mwana niwe uzagushimisha. Ati buriya rero hari igihe wenda twe twumva ibintu nyine rimwe na rimwe byananiranye, twumva ibintu byakomeye, ariko nanone ati icyakubwira agahinda wazagira, icyakubwira umubabaro wazagira, umunsi wazabona ibintu byarakunze, umunsi wazabona ibintu aka kababaro kose karagiye wakarenze, ati ukisanga none ukeneye wa mwana, ukisanga none wabuze nk'undi mwana. Ati baza ushobora gukuramo n'umwana ari umwana wawe, ukazageraho ukabura urubyaro, ugasanga mu nyuma yo kubura urubyaro wa mwana wawe nawe waramuhohote cyangwa se wamwambuye ubuzima. Ati icyo gihe ibaze noneho ukuntu wazabaho uvuga ngo ni wowe bwawe wikuriyemo inda, wikuriyemo umwana. Ati baze ukuntu wazabaho uzi ko utazongera kubyara, kandi ukaba uzi ko nanone bigeze kwica umwana. Tukumva uri gutekereza iby'aka kanya, uri gutekereza ibyo ngibyo kuko ubabaye. Atariko inama njye nakugira, inama njye naguha ni uko utakora ikosa, utanatinyuka no kuvuga ngo wakuramo uno mwana, kuko uno mwana umukuyemo ejo hashobora kuzaba ibibazo ukazamukenera. Ati kandi ibintu ndi kukubwira mbifite experience nini, rero udakora ikosa na rimwe. Kuko ibaze nko kuri kubivuga, niba mama wawe yaragutaye, ababyeyi bawe na papa wakaguta, nyine ababyeyi bawe muri rusange bakaguta, sibyo? Ati birashoboka ko aka kanya aba babyeyi bakiriho, birashoboka ko wenda aka kanya ababyeyi bawe wenda bari kuguhiga, bakaba bari kuguhiga barakubuze, bakaba birirwa barira amanywa n'ijoro, birirwa nyine bashaka umwana wabo ariko baramubuze. Ati bashobora kuba nawe rero baragutaye muri kondisiyo nk'iyi, ugasanga wenda nabo bari ibihe byari bikomeye, ibintu byari byabakomeranye, wenda bari muri kondisiyo nk'iyi. Bashobora kuba wenda bari nk'abakene, bari nyine batari bameze neza nyine mu mufuka, cyangwa se hari ikindi kibazo cyatumye baguta. Ati rero ibaze noneho niba baragutaye bakaba nabo ubungubu wenda bari kurira bavuga ati umwana wacu byibura iyo tutaza kumuta, byibura tutaza gukora amakosa twakoze. Ati wasanga umunsi ku munsi birirwa barira, birirwa bataka nk'uko nawe uri gutaka. Ati baze noneho sasa rero nawe niba nta muryango ugira, ati n'uyu mwana wari ubonye wari ukwiye kukumara ku gahinda, wari ukwiye kuba umuryango wawe, none reba nawe waba ugiye kumwangiriza ubuzima. Ati supo wowe waba utandukaniye n'ababyeyi bawe, wowe waba utandukaniye he n'abo bahagutaye nyine n'abo babyeyi bawe. Ati byibura wowe kora ikintu kizima kandi ugikorera umwana wawe, ibyo ababyeyi bawe batagukoreye nawe ubikorera umwana wawe. noneho General Mugati ariko kunumva uri kubimbwira nkaho nyine uri umubyeyi mwiza, wiyize umuntu mwiza. Ati cyangwa se wowe kunumva uri kwishyira mu cyimbo cyanjye nkaho ibintu byakubayeho. noneho mama Nyambara Mugati ntabwo nyine ndi kukubwira ibi bintu wenda ngo tujye ku ruhande cyangwa se tugire ute. Nanjye impamvu ndi kubikubwira gutya nuko nzi ko mu buzima bibaho, nuko nzi ko bishobora kuba bitarambaye ariko hakaba hari undi muntu byabayeho, nuko nzi ko isaha n'isaha ibintu nk'ibi ngibi bibaho. Ati rwose wowe inama nakugira, gerageza ukipinga umwana wawe, utume nyine abaho neza. noneho njyewe nihaba ikibazo nyuma uzabimbaze. noneho General Mugati reba nta babyeyi ngira, nta muryango ngira, ese uyu mwana we nanavuka, ese navuka we nzamumaze iki? ko nawe n'ubundi ari ukubaho mu buzima bubi, ni ukubaho nyine ahangayitse, ni ukubaho nyine njye ntabwo mbyumva. Ati baza ukuntu nzajya ndibona n'umwana wanjye, nkareba umwana wanjye nkahita mutura amakosa y'uko se ari we wamfashe ku ngufu, nkibuka ko se ari we wangije ubuzima bwanjye, nkibuka ko se ari we wangije buri kimwe cyanjye cyose, buri mahirwe yanjye yose, imyaka yose naharaniye, narwanye kugira ngo nubake ubuzima bwanjye, narwanye kugira ngo nkundemere neza, nkundi ubuzima bwanjye mbushyire ku murongo. Narangiza ibintu byose bimaje kujya ku murongo, ibintu byose bimaje kubikora, ibintu byose bimaje gutuza, maje kuvuga ngo birava aha birajya aha, birerekera aha biragana ahangaha, byose mu ijoro rimwe. umuntu w'inyana y'imbwa y'umusore, umuntu ntazi w'ikigoryi kiri aho ngaho, kikaza kikamfata ku ngufu cyangiza kikantera n'inda nkazajya mvuga ngo mwana wanjye iswo nyine
wangije ubuzima bwanjye, ni nawe wamfashe ku ngufu, ni nawe wagize gutya na gutya, niswe nyine niwe uri kumva. Nanjye ntabwo byanyorohera kubana n'umuntu, kubana n'umwana wanjye, agahinda kanjye kose ngatura umwana wanjye, nkajya nibuka ko nyine isi ari wowe wampemukiye. Ibyo bintu bizatuma ndenganya umwana wanjye. Ati rero ikintu icyiza nakora, icyiza hano nakora nuko navanamo ino nda, aho kugira ngo agahinda kanjye nzagatura umwana wanjye, aho kugira ngo umubabaro wanjye ndetse n'ibiki byanjye byose nzabitura umwana wanjye. Ntabwo byashoboka, ntabwo bigomba gukunda. Noneho mama wa Nsabi aramubwira ati rero mwana wanjye, twe turi bakuru, ibintu turi kukubwira turabizi. Ati byanga minoga uzakenera umwana wawe. Uteka kanya ushobora kuba wumva nyine wenda kuko wavangiwe, kuko nyine ari bwo kibyumva, kuko uri gutekereza ibi byose. Adashobora kuba wumva ko wenda umwana wawe kuba azagutera agahinda kubera nyine papa we yagufashe ku ngufu. Yego pe, ibyo ngibyo ntibizabura uko bizagenda kose. Uzajya ubona umwana wawe, wibuke ko nyine ariko gahinda ari agahinda nyine wakuye, cyangwa se ari umusaruro wakuye mu gufatwa ku ngufu, ndetse wibuke ko ari no mu bintu byatumye ubuzima bwawe bwangirika nyine. Ariko nanone ku rundi ruhande rumwe, uyu mwana ashobora kuzaba ikintu cyiza wigeze ugira mu buzima bwawe, ashobora kuzaba ikiraro gituma nyine ibyo bintu byose, ako gahinda kose, amarira yose nyine uyibagirwa. Ati cyane cyane reba nka wa muhungu waje hano, yaravuze ngo ibintu byose yabisize ku murongo, club yanyu irakora, amafaranga yawe uracyafite, imigabane yawe wenda ushobora kuba uryamye hano igihe kinini, ushobora kuba umaze hano igihe kinini, ariko n'ubundi financially ibintu byawe uracyabifite, amafaranga yawe uracyafite. Rero ugomba gutangira ubuzima bwawe, kandi mu gutangira ubuzima bwawe byaba byiza ubutangiranye n'umwana wawe, byaba byiza ubutangiranye n'umwana wawe. Wowe ntiwite kuko umuntu yagufasha ku ngufu, cyane cyane ko umuntu wagufasha ku ngufu ntabwo muzi suzi ngarava harajya he, uko byagenda kose. Wenda ntimuzahura mu nzira uvuge ngo dore iso nguyu yamfashe ku ngufu. Umuntu wagufashe ku ngufu ntabwo muzi. Rero Imana yakoze ibyo ngibyo. Imana yatumye umunsi w'amahirwe mu buzima bwawe ari wo nyine ibintu nk'ibi ngibi bigomba kuberaho. Ati buriya yari ifite impamvu. Ati Imana nta kintu gikora kidafite impamvu. Noneho Janet avuga ati mbabara mu bintu byose uvuga, Imana uyishyire ku ruhande. Ati Imana ubundi Imana nyabaki, Imana ituma mbaho mu buzima bw'akababaro, Imana ituma mbaho mu buzima bukakaye nk'ubu ngubu, igatuma mvuka ndi imfubyi, nkakora akazi ko kubyina mu kabari, nimbeze nk'indaya, buri wese ntawe unshira akarutega, buri wese azambwira ngo uri indaya, undi uri umubyinnyi wo mu kabari, undi warananiranye, undi waragize uti. Ibyo byose nabikoraga kuko nshaka ubuzima, nabikoraga kuko nshaka. Kuki Imana itaje ivuge ngo byibura ababyeyi baba baragarutse bagufashe? Kuki Imana itagarutse ivuge ngo byibura reka ngo abantu bakurera ureke gukurira mu buzima nk'ubu? Kuki Imana sitavuze ngo byibura reka ku kabari kanye gashinga nkakore nanjye mbyara umwana muzima, mbyara umwana nshaka, nkunturutse ku muntu nkunda. Ati uko mumbona nakoraga akabari, sinigeze na rimwe ntusha ngo wenda najya gusambana, sinigeze narageragejwe. Hari n'abazanaga amafaranga, ntabwo ndi umukobwa mubi, hari n'abazanaga amafaranga, hari n'abazaga bambwira ati banakira no mu rugo, ariko ibyo byose narabyirinze kubona nifite icyo nshaka. Ati ibyo byose narabyirinze, nta kintu nigeze ncumura, nta n'ikintu nigeze nkora. Ati ibyo byose narabikoraga, ndetse wenda narageragezaga nkanyuzamo, wenda nubwo kabaga ari gake, ariko nkashima Imana, wenda nubwo nayitambaniye nk'Imana. Ati none reba n'ibintu byose nari naraharaniye, ati byose bishize mu kanya nk'ako guhumbya. Ati si ubwo iyo Mana ni nyabaki, iyo Mana mumbwira iyo Mana ubundi kuri iki? Ati ibyo ntabwo nabyumva pe, nta nubwo nshobora kubyumva na gato. Uko ari kuvuga aho ngaho, Nyamba we ari kurira nyine, ari kumva nyine bibabaje, ndetse na Nsabi nawe ari kwihanagura amarira nyine. Birababaje pe, birababaje. Ariko abo babyeyi bo, ndetse nk'uko tubizi nyine, mama wa Nyamba we nawe yabuze umwana, byanga binoga ari kumubwira bino bintu kuko abizi, ari kumubwira bino bintu kuko nyine abifiteho experience. Ndetse rero ubwo ngubwo
mama Nsabe yaravuze ati rero reka twumvikane Jane, aka kanya njye ngufata nk'umuryango wanjye kandi nta kuntu byanga binoga Imana yari ifite impamvu kuko Imana yaraduhuje, rero njye ngufata nk'umukobwa wanjye pe, ngufata nk'umukobwa wanjye. Ndetse na mama wa Nyambo nawe itavuga ati pe hano twese umwana wanjye ushaka waza kuba iwanjye, ushaka wajya kuba kwa mama Nsabe, ariko ahantu hose washaka wahaba, ariko uwo mwana ntago agomba kuvamo, iyo nda ntago ugomba kuyikuramo, nta nubwo twabikwemerera kuko wazabyicuza mu buzima bwawe bwose. Nicyo kintu cya mbere wazicuza, aho kugira ngo rero kuko njye mbizi, kuko njye byambayeho, kuko nzi ko ibintu nk'ibi ngibi bibaho, ntago natuma ino nduyikuramo, ntago bishoboka. Jane rero yaravuze ati ibintu rero njye biri no kunshanga mu mutwe, ntabwo ibintu ndi kubyumva, ntabwo ndi kubasha kubyakira. Jane yarahagurutse amera nk'umuntu usaze, amera nk'umuntu utaye amatwi, ati ibintu ntabwo mbyumva, ntabwo bishoboka, nta nubwo byumvikana. Ati cyo numva ni kimwe, ati ibintu birenze ubwenge bwanjye, birenze kumva kwanjye, birenze kwemera kwanjye, birenze no kubyakira, nta nubwo nshobora kubishobora, nta nubwo nshobora kubyumva. Jane ameze nk'umuntu usaze. Ese biragenda bite? Ese iyi nkuru yacu biraza kugenda bite? Ese Jane uyu mwana araza kumubyara? Reka dukomeze dutegereze uko ino nkuru yacu izagenda, uko ino nkuru yacu izarangira. Mukomeze gukurikirana hano kuri AR55 TV show, ewana share na subscribe, tubikore twihuta, inkuru igikomeza kuba